reka duhere ku bukwe. Muri iyi minsi benshi mu rubyiruko bakunda kuvuga ko ubukwe buhenze. Ati ubukwe burahenze pe. Ati iyo urebye sare ya miliyoni 4 itadekoye, wakubitaho decoration miliyoni 5, wakubitaho inkwano miliyoni wenda 4 nazo cyangwa se 3 bitewe naho wakoye cyangwa simwe, wakubitaho kuzakira abantu, wakubitaho imyenda n'ibindi nsigaye ejo nabonye ikanzu ibigura miliyoni 500. Ndavuga abageni bo basigaye bahenze kabisa. Urumva ugakwitaho gafoto, ugakwitaho bya bintu byose, ugasanga ubukwe byibura buri buhagare nka miliyoni 20. Abasore n'abakobwa bamwe bati ubukwe burahenze. So bamwe bakahita bahitamo kubanza gukwambita first of all. Ubundi ibintu nshaka gutangira miliyoni 50 ndabizi ko bizarambara, cyangwa nzabitangira miliyoni 50 ejo mu gitondo tubyuke twatandukanye. Beta reka manze muhabite n'uyu muntu ni umuco umaze gusa nkaho uri no kwamamara hano iwacu. Ubundi nari muzi muri Kenya cyane, Uganda, ugasanga abantu bari barashakanye baranabyaye, yewe n'abanyarwanda bari muri diaspora ugasanga baranabyaye kubera ubwumvikane bwabo, ariko batarakora ubukwe cyangwa se batari bajya muri wedding cyangwa se gukora za wedding zacu zitandukanye. So ukahita ubona abenshi bakavuga ngo nukwera ko ubukwe bisigaye bihenze, abantu basigaye babanza guhitamo kubanza kubana kugira ngo barebe nimba bizanakunda mbere yuko bishora mu mishinga y'ubukwe ihenze. Cohabitation muri iyi minsi namwe musanga ari icyo kibitera cyangwa hari izindi mpamvu?